fata kimwe ngisote kimwe ku kindi. Kananga ibintu bari uri kundorera se ibintu bahuye. Noneho patoro uransekeje noneho cyane. None se uzi ko amashuri yawe rwose mbonye ari makenya. None se reka ngo urugero rufatika yenda. Urabona iyi pantaro urabona si ubururu n'inyisiga y'isabune y'umweru irahita iba umweru. We nubo bibona ushyize mu bitekerezo. Yangana rwose. Ndi mu bintu hariya. Nta kibazo. Yangana ko ntago waye karibu. Nta kibazo. Nanjye no kuyo none se ko numvaga bibomba namuvuga nabi hari ikibazo cyaba gihari. Oya nta kibazo rwose hano iwanjye ibintu n'uburyo ntabigena. N'utuntu nari ndimo ndatunganya hariya nyine ariko twe tutarakemuka. Ariko nta kibazo ntugire ikibazo rwose. Ntugire ikibazo pe. Bangane ko ntago waye karibu warega be. N'iri zuba nawe ntubibona aho twavuye. Nawe ntago ari woroheye. Urebye rwose ariko ndikamamagara Kananga ubundi kugira ngo birangirire rimwe. Kananga sari uzamwe karibu. Oya tugiye tumutume birangirire rimwe. Sibyo? Kananga ariko ukamutuma tunice simba wamubone hano. Karibu. Hari intoki ese muri Kigali haba intoki. Kigali se kibiki intoki zirahaba rwose turufite intoki rwose sengo bibona wowe tureba intoki rwose iwanjye ngewe ndahinga burya kera data yari umukungujumba yari umukungujumba twebwe wacu twarahingaga ariko be nibagiye no kukwakira reka mu gihe reka mbwiye Kananga kizana ibyo kunywa sibyo Kananga Vayo hano. Yego. Ihute. Nabitabye. Yego karame. Hanyuma urabona ko tubonye umushyitsi. Yego ni mwiza. Twakwishimiye cyane rwose uri mwiza. Ariko ibyo byose ntitubikora. Yego. Kubashije ibyo ngibyo. Niko ameze nk'aho njya mbona kuri televiziyo. Sawa ariko ibyo nawe bikubajije. Umubaza cyane. Mama aho jamu nawe iki? Nabona akajika mango iyi ya 4G yihuta cyane njya numva bacuruza ya internet njya numva kuri radio. Oya ndakubwira mango ji iza mu zimwe banywa ndayizi cyane nakoze kose nanjye niba ari office kose ndayizi patron ngiye kuyimuzanira. Noneho mbere yo kugira ngo ugende banza usige umvangiye ku meza hariya ubundi ubone kugenda. Reka nzi Kananga n'ibintu kwakundi nakubwira ushize ngo nzanire Kamaro kanzanira sima mbiri. Hoya ndeta mbanguka kuko cyagiye cyatumye ntinda niko nari nagiye ndangarira imodoka ariko ngo umaze kuzimenyera. Sawa je. Kandi sharire gafite igikoze hano n'ikinanga mbe sinzi rwose ukuntu kimwe. Ubushize nagitumye Kamambiri. Kinzanira sima mbiri. Ninanga koko. Karabara akadekorasiyo patrozi n'ibintu. Americano.
none se iyi sahani uzanye nta masoro ubona ntabwo nari nayogeje nta masoro rero dufite ntabwo nayogeje ibi bintu nkoreye ariko patoro reka mbanze ngiye nkubwize ukuri ntabwo mbwiye ngo nze mfate ibiryo mbisige ku meza ngo mbone kujya kumugurira fanta mabuja mbere umugabo nako mbere umuntu w'umutangabuhamya ntabwo ambwiye ngo nze nsiga ibiryo ku meza ngo nindangiza gene reba n'ukuntu nari namukaka dekorasiyo keza kubirambikaho kubitereka nyine kubisiga ntabwo yambwiye kubitereka yambwiye kubisige ku meza nta masoro dufite hano amasoro niyo uratwamurira wowe mabuja urabona aka kadekorasiyo katari keza nayo imaze kumukorera ndagira ngo hano nze nshyiraho agasozi nyine k'umutuku ese patoro yambwiye ngo nze mbisige ku meza nyine bibe bimeze neza turebye ibindi umwe na kweri mabuja urebe uburyo abanika nawe azamukiramo dore nanjye naje aho ngaho n'inzoka none urebe ukuntu amaze kunziraho uramubona iki cyane patoro sinageze aho n'inzoka none urebe ukuntu umaze kongera mabuja dore nawe n'inzu azakubikamo nyine ibiguma wamwita gusa hari icyo utabona gusa hari icyo utabonye ntabwo igisigaye wo kurwana gusa nyine umuntu mubwira ati arora akarora ku masahani yarangiza akajya gusiga ku meza gusa nyine wagira ngo wabwiraga umwana ndetse ntabwo yumva ikinyarwanda ku buryo atumvise ijambo gusiga akabyumva no gusiga uretse wishyana abantu bagwishe uyu ni umukozi kingiye kumwiruka kingiye kumwiruka uba nyine kumusobanura neza kananga ni umuntu wananiye kananga ni umuntu sinzi nasura ntiyagira ngo adusetse oya ntabwo udusetse birega ntabwo ari udusetse ibi ni ibintu biririyo ndakukweretse ni ibintu by'ukuri nambwiye hambere aha ngaha ngo nateke abisoteje aragenda arabitogusa bigira inciri simbizi rero urambwiye ngo ateke sote nambwiye ngo ateke sote none se yabisote ubwo nibyo arazi ko ubanza ariko ndi kurota kuko ibi bintu ntabwo byabaye ntabwo biri kuba ubanza ndi kurota none si ibintu birashoboka afite imyaka ingana se ibyo atumvise ibyo kumubwira mwaramutse mabuja Waramutse kana? Ko mwazindutse cyane ra mwazindutse rwose cyane Kana enda hano? Murampamagaye? Enda numbi Yego mabuja ariko mabuja uzi kuri mwiza na mu gitondo uri mwiza bigeze ahanga uzi kumeza nka yashusha ya Bikira Mariya mbona ku kiliziya neza Bikasha ariko mbanza mutasinziriye neza naraye numvishije mubyigana ibintu bibyigana bagira ngo murimo kugundagurana ntibuburiri bwari bwababanye butonya navugaga ngo use byabagendekeye bute ariko bira bintu bose nanjye ajya ndabimenyereye ubu ntureba kuri inzobe gutya ashobora kugukubita akakugira nkanjye ugahinduka igikara we yayo usekesha abantu yarizaga ntabwo muzi uramukire nyine cyiza kiri ko duteka inyama nicyo kintu cyatuma ntagenda ubundi ariko se kana reka nkubaze ubundi nta kibazo ugira ndetse ndagatangazo ngira mu mutwe n'akabazo n'akitso kuko mu muntu ugomba kugira ahantu hari akitso n'agatangaro gutyo utuntu nk'utwo nyine ntabwo we wabyize se ubu si byo byose wabyumva guri he niko nitambukiraga gutya nigendera nyine nkabyumva muri ririya joro ni icyumba cyanjye kiri hirya cya boss nyine ariko numvaga pe navuga ati urashobora nawe kukuniga nk'uko ajya binkora ariko mwabyiganaga mbere uburere bwawe bwabaye butoya ntihari yama futi yenda ya boss ajya agira yo gukubitana simbizi
Kana. Harya irindi zina ryawe ni iri? Banyita Kananga Emmanuel. Nabo babatijwe. Narabatijwe tugiye umuceri n'ukuri. Nasi wanyu ni he? Iwanyu ni he? Wacu n'ahantu bitaga ibyumba. Kera ni. Ibyumba? Ababyeyi bawe babita muki? Papa nyine bamwitaga Gakwaya Emmanuel. Gakwaya Emmanuel? Yari umugabo muremure nyine nka gutya ndi muremure mwiza ariko munini w'imibiri yombi. Mama ari inzobe. Mama wawe se yitwaga nde? Mama we ntago yenda naba ngibuka neza ariko papa nyine yari umugabo yari anafite inka nyinshi. Kuko hari n'igihe njya namwirahira ngo yampaye inka Gakwaya. Gakwaya Emmanuel. Yari umusirimu pe. Okay. Twasubira mu byo urimo. Shama uje ari mwiza rwose mbako avuga. Kwa Emmanuel. Gute se duhuza amazina y'ababyeyi? Eka sinahuza n'ababyeyi na kira Karori. Ahubwo reka nigire ku mucanga wana. Ngiye ku mucanga kira gisaza. Ya kwirira inoti. Ko kiriya turacyanziza hano ngo nirwe ndi batreviziyo ndebe zino noti. Kanigiye kwirira amafaranga wana. Ahubwo reka nihuta. Kana? Karame mawusha. Bye rero. Yego hano hari ahantu Nonese ko wambwiye ngo nsigire imyenda ya boss ngo mbe nyimesa. Harya. Nanibagiwe. Ari kuzana. Kera ko akumpa nka kurya mu gatoki kakanyaga. Gateze neza. Abakire babaho neza pepe. Karame. Ni ibingibi. Yego. Akira. Mubwira ko Yego So ndabona isabune z'ibi bintu byose koko. Akereka. Izi myenda biransaba amasabune. Sabune y'umutuku, umweru, isabune y'amabara, isabune y'umukara, imwe y'umweru, isabune y'umutuku n'umweru ahanga. Ndabimesane kundi isabune harari y'umweru gusa. Hamese imyenda y'umweru gusa. Patora zandenga. Komesa imyenda gusa kuko isabune hari n'umweru. Naba yaguze isabune y'umutuku n'umweru n'isabune y'umukara. Zabona ko tana y'inyemeza. Ngiye ngiye no kwisubiza. Ko boss wanjye ni umukire. Agira amakositimu gusa. Iyi kositimu ni yararana. Mukire urarana kositimu sha. Yenda yambara. Patora yambara. Nako shobora no kuyambara nkajya nkubita umuziki bimeze neza. Ndi nkahita njya mu mujyi nambaye kositimu nambaye neza. Nkahita nshyira hano ibiceri nkabitwaramo ahangaha. Yambaye nk'abantu b'abayobozi. Genda bambaye.
kubita sha umukire atambutse umukire atambutse umukire abakirundi agenda baneza umukire aratambutse umukire bavuga ati mukobere ni kananga ngenda nyine ntabahaye umukire kananga bimeze bite cyenda kubita wana umukire kananga muhuye nanjye mba pepere mukobere umukire kananga ni kananga wasuhuzaga kubita ko se ushaka